ingabo za East Africa za EAC ukongera teno kazane za sadeke ngo tuje kurwana tuje kugira ute bano batipe muri East Africa bazitere bazi n'ingaruka zirimo hariya bazi ko hari n'abantu bari mu makambi imyaka n'imyaka ndakubwiza ukuri they will never dare kuja gufighting hariya nkuko mwabibonye ubugande urasa nkaho utangiye kwerura ko bwaje no mu ntambara. Kenya nayo nazo ndebe ibinyamakuru byo muri Kenya abanyakenya bose bavuga ukuntu la story yabanyaga yatangiye ukuntu banyaga babisa abatutsi ukuntu yamacakubiri ari muri Kongo ari ikibazo c'amacakubiri barabisobanura bapate barumumba hari yabirwa bari mu kwirwa bivuga ku mateleviziyo no kora n'abandi bantu benshi bakomeye abanalist muri Kenya. So that means igiye kuba nka nani ngo yateranyije East Africa na SADC. South Africa kubera ko yari ifite inyungu nyinshi nayo ibyihutiramo nakavuyo kenshi nageze kuri amagana afite utuntu two guhubuka. Murakoze. Ese kuvuga ko wihuta kandi n'ufuri ko uri kumenya uyu mugabo ibintu arabyumva urajya gusenga uyu munsi ibi bintu urabyumva rwose. Nuko niko bimeze ni byinshi buri abantu barasakuza bagatera hejuru ariko need language urabona uvuze ku kintu cyo guteranya East Africa na EAC. Noneho uvuga akantu nakunze urumva tufata urugero niba hari umuntu ushaka tuzi neza ko aza akarere ka Great Region ni Museveni. Hanyuma iyo tweet nakoze eraho hejuru yo byabihuriye he isome the distance from Goma to Kinshasa isome reka nyisome. The distance from Goma to Kinshasa to the capital Kinshasa is 2622.7 kilometers. The distance from Goma to Nairobi is 1,253. The distance from Goma to Kigali is 162. The distance from Goma to Kampala is 536. The distance from Goma to Dodoma is 1,000 and wow. The distance from Gitega ni hagati ni 379 kugera Juba ni 999 kugera Somalia. Wow. Ikintu bagiye gushyiraho indi bagiye gushyiramo ni distance from Goma uranyita umuswa kagiye kakagabona umbira muri demo no kumva nga komeza uze kongeraho distance from Goma kugera Nunda kugera Pretoria. Niba South Africa byumviri very concerned nakoze ibyo nagomba gukora nayo bikora n'ibisira bikore wese ko ndabyongera ndandingiza tweet naho yerekanye sharing naho rangiza tweet Rwanda ikindi buriya abantu tuvuga ibintu ariko muri geopolitique ni twisobanukirwa urebye point yanjye urayirangije cyangwa uraho manzu urebe hasi tweet yenaye tweet ntabwo kuri tweet ngabikenero ye tweet ngase mugeze manzu urebe icyo nashaka kuvuga hasi cungwite urasoza uvuga uti they are pushing to reconsider bringing back the EAC joint forces to restore normalcy in Goma, but they are not helping the situation. Na kuingira ngo they are making it worse. Twakomeje rero twagiye sorry za kuraka kantu baganira ye gukomeza uriya nikindi abantu bashaka kureba let's dufate nka Tanzania. Urabona ko Tanzania irembo rya Kigali mpaka wa Kigali na Tanzania usupplyinga miliyoni 10 z'abanyarwanda miliyoni z'abakongomani usupplyinga miliyoni 9 zo muri Sud Kivu 10 zo muri Nord Kivu. Nukuvuga ngo Tanzania yinjiye mu isoko yinjiye mu ntambara rirarembo ryose ritari hagarara bahita bari blocking hanyuma bagafungura wende rya Uganda na Nairobi deja kandi Kenya nayo na Tanzania hari ukuntu basettinga ndakwera aho iraminani birabivuko byabo. Nukuvuga ngo ibyo zose abatanzania n'abahanga mu bintu z'inyungu z'igihugu cabo ntago bashaka kubijamo rwose kandi mwarabibonye ejo bundi kuntu yicecekeye kandi basika barafashwe yakoze negotiation nziza ari ibintu bisa nkaho nta kintu cyabaye ku ruhande rwabo. So nukuvuga ngo nono wakongera kwitegereza
mu by'ukuri urebye Kinshasa umudrimo reba neva language ziyo twabonye ejo uhita ubona ko mu by'ukuri abatipe bafite ubwoba batsinzwe imishikirano ntibize ko nanga zabemerera imishikirano ubona ko mu by'ukuri ni bamaze guferinga mu buryo bwose bushoboka Gigi ariko rero byatangiriye komeza usoze nagucira mu ijambo ariko mfite ikibazo ngaho ahantu gisegete ya feringe ni cage cha East Africa akuramo ingabo za East Africa ikindi habayemo ibintu byo kutavugishanya kuri kubesha avuga ngo ingabo za East Africa zaje kurwana na M23 kandi zaje guhagarara hagati so ibintu nk'ibyo ubona mu byo kuri baravuka birata exactement ni tweet yanuza ya Godfather hano ariko one thing niba Kisekedi yarashaka tuvuga urugero niyo mpamvu genda kunze uvuga ko yateranyije Sadaka ateranya Sadaka na IAC ariko hajemo kureba nge navuga ngo yafashe les points faibles izihe niba kuko yarashaka kuvuga ati okay muri IAC harimo abantu banyumva ariko harimo batanyumva muri Sadaka harimo abantu banyumva ariko harimo batanyumva abamwumvishe maho ngaho muri izo mpamvu uko ari ebyiri kugeza uyu munsi mu meza y'ibiganiro Perezida Kagame arimo kureba neva mu maso ngo ati aya wakoze aha ni amafuti twajyanye muri EAC uragambana uca inyuma Sadaka wawe mukanya niwe wabivuze neza aruti bahamagaye Sadaka bati mwadufashije rwose ko Kongo yatewe kandi u Rwanda ruduteye mwaturwanyeho Angola Zimbabwe na Namibia yarwanye aravuga ati oya iki gihugu twakigiyemo twarwananye nacyo ariko none turishyurwa ariko Ramaphosa nk'umuntu wahise areba inyungu zihuta yahise yohereza abasirikare neva nk'umuntu washatse amafaranga yihuta yikuye muri EAC yohereza abasirikare hariya mu gihe hari abantu icyo nakunze ku bintu bavugaga hari abantu b'abahanga muri iki kintu bakize neza urugero niyo reka guta Museveni umuntu umaze imyaka 40 muri iyi situation who knows everything ntekereza ko umuntu nka Ramaphosa mbere yo gukora ikintu nk'icyo yizeza president tuvuge kuri high tables umuntu nka Ramaphosa yakwiye guhamagara Museveni avuga ati what do you think about this how do I get over it consultancy yindi uvuze noneho inyongeraho ari no kungiye kubaza ikibazo cyanjye n'uburyo Mama Samia bibitangira yohereje abantu nawe ari muri Noza ariko yohereje abantu muri Sadaka babohereza muri Kongo uyu munsi she's quiet completely quiet kubera iki yabonye ko maybe she made a wrong choice or whatever ariko she's addressing it accordingly none ikibazo cyanjye ni iki nkuko twanuzi nacyo bavuga nk'umuntu ubireba Godfather muri Noza yavuze ati bagarure region forces ya EAC abarigira ejo barimo gutegura inama muri iki cyumweru ya na Noza na Sadaka what do you think will be on the table to discuss and how do you think who do you think would be the one to ni biki utekereza ko byakwe kuvugira ukomeza ahubwo ni bande wumva bakwiye gutanga igitekerezo cy'ingenzi ku meza nekereza bose baza East Africa na Sadek bazicana baganire ariko nje cyo mbona bazategeka Gisegeti no kuganira n'abakongomani kuganira na M23 bakongera wenda gutegeka Gisegeti n'u Rwanda bongera kwicana bagasovinga ibibazo byabo bafitanye cyane cyane kira kibazo cya FDLR nje niko mbona bizagenda kubera ko Sadek imaze gutsindwa ikindi buriya iyo abantu bari ku rugamba nka ruriya urabona bese tuvuge inyeshambo cyangwa tuvuge rebels aho ziba zafashe iyo zimaze kugeninga territory nini ndende kandi ifite nayo gaciro itangira kubona abantu za partner bandi bitewe n'ibyo nabo baba offering so babandi rero nabo batari bafite misoko batari bafitemo icyo bari bukuremo muri ya offering ya Gisegeti of course baza joininga coalition ya rebel cyangwa se ya opposition nyiri igice yafashe batangire nabo ku benefiting kubera ko buriya ndetse wimagine ko M23 coalition ishobora gufata Nord Kivu na Sud Kivu ikamara nk'imyaka 5 hari ubukungu harimo ibintu byose sikeneye byaza bikunze ntago bazaje kureba Kinshasa bazaza ati imyaka 5 twebwe tuzasupplying ibikoresho byose mukeneye bya gisirikare duhembe abasirikare banyu natwe mudeze isoko so rero iyo biri hariya twaje kureba nka president nka Gisegeti ntazi cyakora uretse no kumusirikare ntazi nuko ibintu zirage muzikino so politike ni nukugeninga abalais nukumenya ukuntu cyangwa kareta
it's not about ngufite imbaraga nyinshi, it's not about no kumenya ngo abalazi mfite bameze gute, ni kinje nabo bafaringa cyangwa se ni donc ni ibyo bintu nk'ibyo. Ariko leta y'Kinshasa ikoresha amarangamutima cyane, kandi muri politiki nta marangamutima ugomba kujana ikarita no gusobanura ibintu bigasobanuka neza. Nta marangamutima, urwango gusa, urwango. Abanyarwanda ntibapfa, mubafatira ibihano mubagire guke, no, abantu baratekereza. Kandi n'u Rwanda rufite 100 reasons zo kuja muri Kongo kubera threatens iba muri cya gihugu, kubera ko bananiye gusekiriza igihugu cabo ngo ari n'umutekano neza, bazana ubutabera mu baturage babo, ibintu byose baza kuba. Can you imagine bavuga ngo nkabiri byo kuvuga ngo batwise ambassador muri Kinshasa, urangiza kuvuga ngo n'abayifitire b'u Rwanda. It's stupid. Iyo ni absurd, iyo bita absurd. Ni hano umuntu avuga ngo yavuze ibitabapfa. Absolutely. Ikintu cyose ngo abasirikare batahembwe ni Kinshasa, abasirikare batagize ni nizo. And then bakibagirwa ko bafite igihugu kimaze imyaka 65 afite independent, kidafite imihanda, abaturage they don't know any benefit to their own country. Igihugu ikize no kuvuga ngo zanze bikunze n'abantu basoresha kujoininga muri Rebels group bagomba kujayo rimwe na rimwe, atari kuvuga ngo ni patriotism yo kuhora igihugu just for their own benefit. Ikindi, hari igihe ushirwa ahantu umuntu akagushira ahantu hagati ugasigara nawe noneho widefend ukoresheje mini zose zishoboka. Murakoze. Godfather, c'était de manière la plus solennelle. uyu mugabo ngo ni TG, rimwe na rimwe ujye umuhamagara akuganirize. Umuntu nawe usimbuka. Nacyo reka niganire n'abantu umunsi mwiza. Umva rero, ndabona umusore nawe yazamuye, kandi umusore na Warriors ari hano. Warriors, umusore wakurikira Warriors, reka tubanze kumve Warriors ko nawe yaganiraga. Murakoze, mureko nyumva Urakumva? ya by'ukuri rero njyewe cyo mvuga ikibazo Rwanda rero kugira ngo mbese mu biganiro ejo bundi bizameze bite, ndabona already Warrior ni ngiye ukumva nabi, network yawe irimo kuza nabi cyane, simbizi ntabwo turimo kubasha kumva neza, biracika kamanuka rongera nzamura naribi. Okay, TG yarabikomejeho neza avuga ati ngewe tubwira uko ubibona, ariko just we are on the table to discuss, we are seeing what is going on in the media, we are seeing what is going on everywhere. Umusore Rwanda rwego neza, ndaho ndakomeye, kubaho ko ari ukwigengeseraho gacwa wenda ndanegetse. reka nsuze n'abandi Sande Godfather tumaze igihe tutavugana, nateze amatwi cyane rero nakurikiye, naye nagira ngo ngire akantu nongeraho ku kiganiro dufite hano. Icyambere nge sinemeranya n'abantu bavuga ngo leta y'Kinshasa ngo ikini karita yayo nabi, ngo yaribeshye yagize gute. Oya, leta y'Kinshasa irimo iratera mu kirenge cya Kabila. Ishyaka riri Kinshasa ryateguye ntuzi ishobora gutuma Tshisekedi aramba ku butegetsi akamaraho imyaka 19 hafi 20 18 hafi 20 nk'iya Kabila ofisi yakuyeho. Kuko no kuvuga ngo wowe yarekuye ikintu cyo kuvuga ngo reka igihugu kinjire mu ntambara internationale, ntabwo bizongera kuvugwa ko hari manda zabayeho byagize gute. Biriya bintu birebye neza ni ibintu ncabwengeze zo mu ishyaka rye zashyizeho, kuko yarabibonaga akabona ko ibintu niba structure akaganira akagira gute iyi manda iravaho, harya niba bagira manda y'imyaka 4-5 nawe ahite yongera ave ku butegetsi. Ubu rero ibintu arimo yinjiramo bimwemerera nk'ibyo Kabila yanyuze muri byo byatumye Kabila Rufisi atinda ku butegetsi, kuko yahoraga ari igihugu kiri mu ntambara. Kugira amahanga agahora abona ko igihugu kiri mu ntambara, abaturage aho kugira ngo batekereze gutega amatwi amashyaka ya opposition y'abapresa agira gute, bakabona ko bafite umwanzi mu burasirazuba bwa Kongo, donc igihugu kiri mu ntambara. Ubwo nuko Kabila nawe yabaye Zelensky agiye kurya bambe
Tshisekedi agiye kurya umunyenga wo kuguma ku butegetsi, situko we abapfira muri Nord Kivu ntabwo arabe, nta muryango we uhari. Wabonye ko bitanamuhagarika umutima kuko yurire indege akajya muri anniversaire za murumuna we muri South Africa. Business arimo arazikora. Abayobozi bo muri Congo ubu bose nibwo babonye amafaranga yo kuvida, nta audit irimo ibaho kuko y'amafaranga yose ngo ari mu bihe bidasanzwe bitajya mu ntamba. Ako kantu rero mujye mugatekereza, murebe mwo gutekereza ngo yakinye ikarita nabi, ngo arimo arishuka ibiki ibintu yakereye uriya mugabo arabizi. Ako nkavuyeho rero, reka tujye noneho kuri iki ngiki cya SADC n'ingabo za East Africa. Ibi bintu ni ukuvuga ngo buri muntu wese agira icyambu. Tshisekedi ajyaho yari akeneye ubuzima, ni umuntu wagiye adatunze imitungo myinshi n'ibiki, kandi nawe agiye yagombaga kugira ubuzima nyine batungaho amafaranga. Iyo urebye uburyo Ramaphosa akora biriya bintu, wajya kureba ukareba ukuntu bakrasa ubutunzi bw'abantu muri Afurika y'Epfo, ukareba ukuntu Zuma yavuyeho kubera gushaka amafaranga mu bacuruzi b'imbere, ukareba abandi babanje. Ramaphosa nawe kandi iyi ni manda ye ya nyuma, nta kindi kintu asigaje. Ramaphosa nawe arimo aragerageza gukoresha akaboko k'inyungu ze bwite, yohereze muri Congo akomeza avoma amafaranga. Ibyo rero niyo mpamvu ubona iyo nka Afurika y'Epfo nicyo gihugu gikomeye kizwi kishoboye muri SADC, ariko nicyo ubona cyahubutse cyane mu kwihutisha ibintu byo muri ntuza byo mu burasirazuba bwa Congo. Ibyo bintu biratujyana tukibaza ngo ni kubera iki mu bihugu 10 bigize SADC ibihugu bitatu ari byo byohereje ingabo, igihugu kimwe kikaba aricyo gihora mu statement anahinduranya. Wabonye nk'ejo bundi post ya Ramaphosa, sinzi niba muri munyumva. turakumva kandi ndimo ndakunda ibintu urimo kuvuga, amapuro urimo kuzana ndi mu rukundo nayo komeza. Sinzi niba mwarabonye postes. Ramaphosa arashaka guhuba isi na Afurika muri rusange ngo abereke ko ngo ingabo za SADC Samidiaras ntango zagiye muri Congo ngo zagiye muri peacekeeping, ariko wasoma mandate yazo ya 2023 zijyayo zagiye kwifatanya n'ingabo za Afurika za Congo ngo zubahirize ingingo ya 4 iri mu mategeko ya ko bicitse. Uragiye umusore ntago turimo gukumva. Hari umuntu urimo kumwumva? Sandi uramwumva? Pardon, hari umuntu rero bakoresha uzi impamvu akenshi tuvuge nk'ibyiza byiza zavutse ari impanga zikavuka ku mbyeyi imwe. Abenshi buriya ari nkanjye byabayeho mu rwuri rwanjye. Buriya abatunzi bose bazakubwira ko hari amabara y'inka bakunda bizihira. Nakora nshingiye ku ibara. Wari uzi ko buriya nk'imfizi y'umusengo ifite ibara ry'umusengo, iyo mbonye umuntu wayikonnye birambabaza. Ya urumva rero ngayo nguko, so urumva ariko rero umuhungu yarabizirikanye ngo ariko ni kwa kundi urumva hano abantu umuntu baza no ku ma space buri muntu afite yatekereza ibyo n'uburyo abitekerezamo, kandi ntabwo ngiye ndi magayane wacyohewe ntabwo hanura twese ndi magayane ku buryo nza kufindura inzozi n'imigani yaciwe nsimbutse ndabazi shaka. Ariko rero abantu nabo bazamuye ikiganza bareka bakaganira kuko twabwira abanyarwanda bagenda banga baza bakubwira kuri ibyo bifaru naho byavuye n'uwabyohereje n'impamvu yabizanye. Ariko rero uza kuyunguye yashyize ifoto ya ntuza yaye yagashyira nyamakenga uri ikigarasho cy'ikinyamurenge TJ uri gatiki wasanga pala uri gatiki uri mubaye ngende twirwaneho M23 nubona ifoto ya Makenga ni ya makanika. Come on man. Uzi ko nafashe amakanika nkamwitiranya naho ndi bari gasuye. Wagize undi rugabisha? Oya ni Makenga na makanika me. Forever. Ni iki gitekerezo cyawe n'ingabo ni aya mato wayarebye? Aya mato nayabonye nakomeje nitegereza, nge ntekereza ko 90% ntabwo ari bari muri patrol. No ntekereza ko bashobora ko bari
bari iwabo gusa cyangwa se ari no mu bindi bihugu. Amavideo ushobora gufata ashobora kuba ari menshi ava hirya no hino. First impamvu nje mbona ko bidashoboka intambara ya costing amafaranga menshi, kandi South Africa yaje hariya kugira ngo ikorera amafaranga, ntabwo yaje hariya gufasha abakongomani kubakemurira ibibazo. Ikindi cya kabiri, uriya unitegereje South Africa nta supporting ifite kuva muri southern countries nyinshi, ntago za supportize iriya ntambara. Ntabwo ari kuvuga ngo ntago bashatse kurwana, ahubwo nuko bazi ko South Africa mu bihugu muri southern nifite amasoko menshi muri Congo niyo yunguka, utundi duhugu rero nta masoko dufite. Kuza inyuma South Africa rero nko kuza guherekeza umuntu n'ubundi bo nta kintu na kimwe bari bukuremo. So impamvu rero batashatse kuza mu ntambara. Ikindi South Africa rero kuza kurwana ifite ingabo zabo zafashwe almost 600, nabyo ntago zabe making sense, baba bagiye kubazanira izindi. Ikindi ntago bapakira amata ngana kuriya mu gihugu cabo bitabaye approved wenda n'inzego zibishinzwe Sena cyangwa se inteko ishinga amategeko yabo, ndetse no kubibwira abaturage. Ntabwo bapakira amata ngana kuriya batadeklara intambara igaragara ku mugaragaro. Ikindi South Africa impamvu irimo kwigira kuri iyo ubona ari abantu barimo kuvuga cyane ni ukubera nyine bafite ubwoba ko bashobora kuba bakoze isoni kubera bari abasirikare babo bari hariya. Njye ntekereza ko intambara ya SADC ishobora kuba nkaho yarangiye, kuko amakuru ahari ni uko Malawi ni nk'akagapyisi kagenda inyuma y'intare gategereje ko hari utuntu twasaguka kakirira. Ni abantu bafite ubukene, ni abantu nabo bafite ibibazo byinshi batagira inkweto. Hanyuma rero batekerezaga ko baje gukora amafaranga muri Congo, ariko siko byagenze. Batangiye kuruzinga abantu, batangiye gupfusha abantu imiti n'ibindi byose. Congo ndahamya ko Congo nta n'ubushobozi ifite bwo kubishura, kubera ko muribuka ko 1998 Namibia, Angola, Zimbabwe biracyarimo kwishyuza amafaranga yabo. Kabila yari yarabasezeranyije kuri ya ntambara ya mbere 1998. Still n'ubu ntabwo bishoboka. Ikindi cyanyuma ndibuze kurangiza kugira ngo sinindira abantu, burya iyo uje gufasha umuntu nawe ari umuntu ufite uko yifashisha, ari nawe azi icyo akora, ari ku rugamba, afite commitment, afite donc ari abantu bafite discipline mu by'ukuri wabikora. Ariko Congo, even southern countries SADC barabizi 100% ko ntangabo Congo ifite za discipline, bashobora kuja inyuma ngo biringire ko bazajana ahantu iteka ryose no kubata mu nzira. Ikindi nibi bihugu byose byo muri Western, burya nibihugu byo muri Western bishigikira umuntu bazi ko ashobora kuzabagaza kuri mission. Iyo babona ko ushobora kuzaba cost ndende nini, barakwihorera rwose cyangwa se barakudapinga, barakurekura. So rero aburya bano bino bihugu bikomeye barabaransinga, bavuga ati ibi bizadukosting kiniki. Ni nko kuvuga ngo wenda ngo wakwihora mu ntambara yo kuvuga ngo ugiye gukora ubutegetsi bw'u Rwanda. Ugomba kuri ready, witeguye long term, intambara igihe kirekire na budget na tekinike zo ku rwego rwo hejuru, bishobora no kugukostinga n'imyaka irenga 10-20. So urumva rero hari ibintu biba biri impossible, nubwo tuba tubona nkaho hari ibintu biri small. First ikindi ndangirizaho, sorry, buriya iriya nani yabayeho yo kwirukana